Kabera yarashwe bamuturutse imbere, bivuze ngo umuntu wamurasaga bararebanaga cyangwa se yaramurebaga. By connecting with you, but now they're killing him. That's no longer a message anymore. Hari amakuru ari kugera ku muryango wa Kabera Erickson avugwa ibijyanye n'uburyo yaba yarishwe. Umugore wa Kabera mu byo yitangariza ati ndi mu bantu bamubonye nyuma yuko ashira mu mwuka, yari yishwe bunyamaswa, bamwishe nk'inyamaswa, bamwishe nk'abici gikoko. Kabera yarashwe bamuturutse imbere. He was a peaceful man, and we want him to be honored as he was a contributor to the society. Bivuze ngo hari umuntu wabanje guhamagara polisi hariya muri Canada amubwira ko Kabera, avuga ko Kabera afite intwaro. Anshingiye ku makuru maze kwegeranya, afite abahuriye n'iraso rya Erickson Kabera, byanga bikunda abo bantu babiri mbabwiye pe niko ndi kubibona. Uno muntu wahamagaye polisi avuga ati hano dufite umuntu uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba. Polisi tiritirira huriye n'imbunda, hahisaba icyo gikorwa cyo kurasana, ariko naye ngo bakwiye kujya batuza ibintu nk'ibi nyine ngo bagaceceka ngo kuko ngweze ngo arakisida. Donc warumvishakanisha ko hari ibintu bisanzwe bibaho abantu bakwiye. Mu magambo yose y'ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited, ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite aba-engineer b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi, uzanshimira nyuma. Mwaramutse neza cyane, murakomeye mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, mwebwe dukomeje kubana kuri Sound of Muhabura. Reka nizere ko gahunda zanyu zimeze neza, reka nizere ko ibikorwa mwatangiye biri kugenda neza uko mwari mwabyifuje. Hari abo bitameze neza, ni mukomere, mukore cyane kandi mwongereho gusenga no gukora n'ibintu bibiri. Ni nk'icyayi n'isukari, kimwe yo kibuze ikindi kirabiha, sometimes kikaba cyanaba useless. Gusenga no gukora, gusenga cyane no gukora, gukora cyane no gusenga ni ibintu bibiri bitagomba gusigana. Ubwo ndavuga kuri babandi mubona bitameze neza, ariko nabo bimeze neza, mwibuke ko ari igihe cyiza cyo kongera kwibuka yuko atari mwebwe mu byihesha, kuko buriya ngira ngo hari usumba byose ugena ibingibi byose biba biri kutubaho. Mbahaye ikaze mu makuru yacu ari kuvuga muri kano kanya, ni update. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye, n'ubundi turakomeza kugaruka ku nkuru y'akababaro. Ni update ku bijyanye n'amakuru yabagezweho ku rupfu rw'uyu munyarwanda Erickson Kabera warashwe kuwa gatandatu hano muri Canada, Hamilton. Ese bigeze aka kanya nteguye iki kiganiro, narindi kureba urwego rushinzwe iperereza muri Canada. Imvugo nimwe nyuma yo kumera nk'abivuyemwo, nyuma yo kumera nk'aho nge nacishije mu itoroshi, mbona yuko at the end niba koko bizakundi Canada igatanga ubu butabera kuri uyu munyarwanda wari umaze imyaka 20 n'umuryango we hano ku butaka bwa Canada, niba koko ubutabera iki gihugu kizemera kubutanga, hari amahirwe menshi yuko natekereje ibintu bibiri. Uyu mugabo yaragambaniwe, araswa n'umuntu tutaramenye cyangwa se araswa n'umupolisi, cyangwa se akaba yaraswa n'umupolisi, ariko byanga bikunda polisi. Sinzi nge niko ndi kubibona, niko nshingiye ku makuru maze kwegeranya, afite abahuriye n'iraso rya Erickson Kabera, byanga bikunda abo bantu babiri mbabwiye pe niko ndi kubibona. Nakomeje kubona ibitekerezo mwagiye mutanga, bagira bati iraswa ry'abirabura za Hamilton ni ibintu bikunda kubaho, Toronto ni ibintu bikunda kubaho, abirabura bararaswa bikarangirira aho ngaho. Ubutabera kuba bwatangwa cyangwa se bwaboneka bikaba ari ibintu bikunda kugorana cyane. Kabera yarashwe bamuturutse imbere, bivuze ngo umuntu wamurasaga bararebanaga cyangwa se yaramurebaga.
hari amakuru ari kugera ku muryango wa Kabera Erikson avugwa ibijyanye n'uburyo yaba yarishwe. Umugore wa Kabera mu byo yitangariza ati ndi mu bantu bamubonye nyuma yuko ashiramo umwuka, yari yishwe bunyamaswa, bamwishe nk'inyamaswa, bamwishe nk'abica igikoko. Kabera yarashwe bamututse imbere. Bivugwa neza yuko urumva ko umuntu wakurashe murebana ntabwo ari paragisida, ntabwo ari bya bindi pari bivuga ngo umuntu byabaye imirwano, ntabwo ari bya bindi kuvuga ngo bari mu kivunge cy'abarasanaga cy'abashyamiranaga na polisi, wenda urusasu ruragenda kumwe rufata victime utari uri muri tagati y'umuntu wagombaga kuraswa hariya. Icyo ni kimwe ku makuru amaze kugenda ajya hanze. Hari amakuru atari kuva mu rwego rw'ubutasi muri uzi inzego z'ubutasi muri Canada, ariko byanga bikunda ari kwicira mu gikari agera ku muryango wa Kabera. So tugiye kurebera hamwe rero, hari ibikorwa bimaze kugerwaho aka kanya. Mu makuru mbazaniye turaza kureba ku itariki ya 14 hari igikorwa gikomeye abanyarwanda bahuje umutima hariya muri Canada bari buze gukora. Icyo ni kimwe, ariko ikindi gihari nuko hari uburyo bwo gufasha n'umuryango ku bijyanye n'imihango yo gusezera bwa nyuma cyangwa se gushyingura Erikson Kabera, iyi mfura y'u Rwanda yiberaga hariya muri Canada. Ngira ngo mwateze amatwi abagerageza gutanga ubuhamya kuri Kabera bose, mwabyumvise. Uyu mugabo nyine ni ba bantu twita ba nta makemwa. So there is no perfect, there is no innocent, ariko nibura hari abantu busanga bafite ibyiza byinshi byo kubavuga bishobora kubaherekeza muri urugendo rwacu rw'ubuzima kuruta ibibi baba bafite. Nguyu Kabera Erikson rero. Hanyuma rero ubwo ibyo bintu byose nibyo tugiye kuganiraho, ni update zigezweho. Icyo nabonye nge gikomeye cyane, nkurikije inkuru twakoze ejo, mwatanze ibitekerezo muri benshi, reka mbashimire. Ni inkuru ni ikiganiro twakoze ejo kimaze kurebwa n'ibihumbi birenga hafi mu 8. Ibitekerezo byanyu mwese, hari benshi nabonye batanze ibitekerezo bari Canada bavuga imibereho, uko abirabura bafatwa hariya, uko sometimes ubutabera hariya bigorana. Niba mubyumva neza, nitubihuza n'iraswa rya Kabera, uyu munyarwanda utaruzwiho icyo kintu, uyu munyarwanda iki gipolisi cyabanje gutangaza yuko ngo yarasanye na polisi nyuma kikivuguruza muri article ya 2, biraza kukwereka yuko je nahise mbona, nubwo aka kanya ntago turi buze dushinga imbago tuvuge ngo n'uyu nguyu, ariko ikigaragara nabibonye ko birimwe akagambane, kandi byanga bikunda polisi hariya muri Hamilton nitagaragara mu bwo nyine ku bwanjye nabonye wenda iperereza rishobora gushyira ibiyaryo hanze, ariko ukurikiranyije uko bihagaze aha ndakubwisa ukuri. Hari ukuntu ushobora kudakora mu iperereza ariko wakumva uburyo ibintu byakozwe rwose ukaba wahita wumva ko ari ikintu gikomeye. Kuko nkangaha umuryango wa Erikson Kabera, umugore we Lydia Nimbeshaho, umugore wababaye cyane, yashimangiye yuko nubwo hari amakuru bataramenya akiri mu iperereza arimo n'umuntu bivugwa yuko yahamagaye polisi avuga yuko Kabera afite intwaro. Bivuze ngo hari umuntu wabanje guhamagara polisi hariya muri Canada amubwira ko Kabera, avuga ko Kabera afite intwaro, ariko urebye uko yishwe ari ibya kinyamaswa. Uyu Nimbeshaho Lydia ati ntituramenya uwo muntu wahamagaye polisi. Ejo nari ndimo ndeba ku makuru banze aganira na CBC avuga uburyo yababaye kumva abana bumvise ko papa wabo yarashe polisi, abana batangiye kumva ko papa wabo yaratunze imbunda. Biri mu bintu urumva, first of all babuze umubyeyi. Icyo ni igice kimwe, kubura umubyeyi, kubura umuntu wacu twese tuzi ubukana bwabyo. Mu gihe iyo nkuri kibavanga mu bwonko atariko yaratunze imbunda yanarasanye na polisi. Uno mubyeyi nibyo yasobanuraga ejo agira ati ibituremereye biranagoye kubisobanura. Ni inkuru nyine kuyivuga bisaba ubundi butware. Rero aragira ati ntituramenya uwo muntu wahamagaye polisi. Hari amakuru menshi tudafite akiri mu iperereza, ariko si iperereza nkurikije uburyo nabibonye, ariko ikigaragara bamurashe bamuturutse imbere abareba. Ubwabo bavuze yuko atigeze abarasa. Ngewe naramubonye imbere yuko umwuka umushiramo burundu. Uburyo bamwishe nk'inyamaswa. Abanyarwanda batuye muri Canada rero batangaje yuko ku ya 14 Ugushyingo 2024 guhera saa 12 z'umugoroba bazahurira ahazwi nka Milton City Harry
bagakora urugendo rw'amahoro rwiswe Justice for Erikson Kabera cyangwa ubutabera kuri Kabera. Ni urugendo rw'amahoro rugamije kwibuka Erikson Kabera no gusaba yuko habaho ubutabera kuri we. Uretse urwo rugendo rwateguwe ariko hari n'igikorwa cyo gukusanya inkunga yo gufasha umuryango wa Erikson Kabera kubijyanye no gushyingura ndetse no guharanira kubona ubutabera. Nuko ibintu bihagaze, ngira ngo ubwo cyakora link hari link nabonye bisaba kwisikaninga ku gitangazamakuru cy'igihe mu gihe murebe. Sinzi wenda niba nakomeje gushakisha ndebe niba nabona nka nimero umuntu ashobora gupininga kuri ibi biganiro ndi gukora. Kugeza ubu ntago abo ndi kwifashisha ngo ndebe niba babimfashamo, ntago biracamwo. Umuntu ushobora kuba nkurikiye kuri iki kiganiro wenda ushobora kugira ati nimero y'uyu muryango ni iyi ngiyi, twayipininga ku kiganiro turi gukora. Kuri iki kiganiro nashyiraho, ntago ndabasha kuba communicated neza na bamwe mu bari hafi y'umuryango. Ni inkuru yankoze ku mutima, numva umunyarwanda aho ari hose uwo biri bukundire agira uruhare muri uyu munyarwanda, ubutabera buboneke, ariko no kumuherekeza nibura agaragare ko agende nk'uwari uri mu bantu, nk'uwari ufite abantu. Niba yari umuntu wagiraga neza, niba yari umuntu wagiriye abantu benshi neza, niba ari umuntu wakoze neza, why not? Twese tuzapfa kandi uburyo tuzapfa buratandukanye, ariko nibura uburyo tuva kuri iyi si, uburyo dusezera ubwabyo biragoye kubivuga, ariko uburyo dusezera ubwabyo bibaye tugiye twereka urukundo nk'uko natwe hari abo twarweretse. Baravuga ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye n'ikintu gikomeye, ariko ibyo nta nubwo ari byo twatindaho. By the way, tubasha kugira icyo dukora. So rero niba hari umuntu nkurikiye ushobora kubona ubundi buryo dushobora gukoresha bikoroha, kuko hari ndi kubabwira ko ino link nabonye no kwisikaninga ya GoFundMe. Ubwo ni mujya ku gitangazamakuru kigiye kuri iyi nkuru. Ni inkuru yagiye mu masaha y'ijoro saa 4, biraza kuborohera abayifuza cyangwa se abafite uwo mutima. So ikintu rero ntegura kino kiganiro nakomeje gucukumbura gusura ngo ndebe niba uru rwego bita Special Investigation Unit ni SIU rw'intara ya Ontario rwo rwatangaje yuko hagana saa 11 z'umugoroba ku wa gatandatu abapolisi mu mujyi wa Hamilton uri hafi ya Toronto bahamagajwe kubera umugabo uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba. Mu itangazo urwo rwego rw'iperereza ku myifatire y'abapolisi mu bibazo bahamagajwemo, uravuga yuko abapolisi bavuganye n'uwo muntu. Rwongeraho yuko abapolisi babiri barashishije imbunda zabo, amasasu akamufata uwo muntu nyine. Mbere ino Special Investigation Unit yabanje gutangaza yuko habayeho kurasana, bikavugwa yuko rero cyangwa se bikamuviramo gukomereka k'uwo mugabo n'umupolisi, ngo nawe yarakomeretse kubera amasasu. Nyuma rero n'urwego rwaje guhita mwarabibonye kuri CBC byaciho bitomoye, kuko CBC yinjiye mu rugo kwa Erikson, babasha kuvugana n'uno Lydia umugore wa Erikson, mufasha wa Erikson. Mwarabibonye niba isoko nabaye mwarabasha gutera akajisho ngo murebe uko byari bihagaze. Habayeho kwivuguruzanya, bira bitangazamakuru byo ntago bitorera nibi byacu byo guca hejuru twikandagira, niba bigira bahita banyimo bakagaragaza uko ibintu byose byari bimeze. Umukuru w'ihuriro rero rya diplomasi muri Hamilton yavuze yuko atavuga kubijya umukuru w'ihuriro ry'abapolisi muri Hamilton yavuze yuko atavuga ku byabaye, kuko ino Special Investigation Unit ikiri gukora iperereza. Murebe kuva ku wa gatandatu turi ku wa kabiri baracyari mu iperereza. Aho nababwiye ngo ubutabera kuri Kabera nyine burakenewe ariko buranakomeye. Aha nanone ndi kwifashisha ibyo nabonye mu bitekerezo mwampundagajeho ku nkuru twakoze ejo. Icyo nabonye nuko ababirabura bagirirwa nabi mu bihe bitandukanye, kandi baba bameze nk'abadafite uruvugiro, sinzi niba ariko nabivuga. Niducisha itoroshi mwiraswa ry'uno munyarwanda, ubwabyo bigaragaza yuko harimo ikintu cyari cyateguwe. Kugeza ubu umuryango wa Erikson Kabera ikintu uri gusaba ni kuki tutamenye makuru mbere y'iraswa ry'uno mugabo. Urumva hajemwo uno muntu wahamagaye polisi avuga ati hano dufite umuntu uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba, polisi tiritirira huriye n'imbunda, hahisaba icyo gikorwa cyo kurasana, ariko ntawuzi uno muntu wahamagaye ninde, n'undi mu polisi n'uwari uri kumwe na Erikson ntawe uramumenya.
n'uru rwego ino special investigation unit ntabyo irashaka gutangaza. Icyo bari kuvuga ni kimwe, turacyari mu iperereza. Ariho ntangira nababwiye ngo byanga bikunda abapolisi ba Canada bashobora kugaragara muri iyi kopi, cyangwa se umugambanyi runaka wari ufite uburyo ashaka kuzagirira nabi Erikson, ariko akamugambanira yifashishije igipolisi cya hariya muri Hamilton City. Niba mumaze kumva uruhererekane cyangwa se urukurikirane rw'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorewe uno mugabo, mugahita mubihuza na kiriya kintu cy'uko urwego rwaje muri article ya mbere bati habayeho kurasanira uyu mugabo yari atunze imbunda. Buri hari ukuntu nyine abantu bakora iperereza bakagira bati nyamara twabogamye ibi bwacu bishobora kuzoroha abadukurikirana kuba byatugarukira, bahita babikansoringa bavuga ko nta mbunda yari afite ariko yarashwe. Uyu mufasha wati namubonye atarashira mu mwuka, yarashwe bamuturutse imbere, bamurashe bararebanaga. Buriya bullet in the head ishobora guca inyuma ukamenya umuntu bamurashe bamuturutse inyuma, ariko umuntu bamurashe mu gahanga, bamurashe mu face, bamurashe mu gituza, uriya muntu bakurashe bwa mwarebanaga face a face. Aha biri buze kuhita bigira bite? Polisi yatabajwe, hari uwayitabajwe, niko ndi kubihuza nkabibona. Uwayitabaje ni ikibazo cya mbere. Kano kanya polisi kiri gukingira ndacyita ikibaba kuko ntiramugaragaza uwo muntu wahamagaye polisi ninde, ntiramugaragaza bire cyitwa ko biri mu iperereza. Ese uwo mupolisi waje nawe agahita arasa, we turamufata gute ku kiguzi runaka tutaramenya cyatanzwe? Kuko niba polisi urwego bwarwo ruvuga ruti uyu mugabo ntiyaratunze intwaro, urumva ko yarashwe atanarwanye. Yarashwe n'uwo mupolisi watabajwe n'uwo muntu tutaramenya. Ibi byose rero nubihuza niwumva uburyo ikurikiranye, uraza guhita ugwa ku kintu gikomeye ngo mu gihe tutari buze kubona umuntu asobanurwa, nge nafashe ko ashobora kuba ari we mugambanyi, ariko akaba ari umugambanyi wenda wishyuye ikiguzi cy'umurengera kano kanya tutari buvuze ngo kingana gutya, akifashisha abo bapolisi mu kwica Kabera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Kabera n'umugabo waruzwe hariya wari ukomeye no mu nzego rwose. Amakuru tubona nuko bigaragara yuko ari afite uburyo abanye n'ubuyobozi bamuzi bakorana. Dushobora kubihuza n'ubudahangarwa bwe yari afite hari, ugasanga n'abayobozi ubwabaho muri polisi baba babagize mu ruhare. Ariko ibyo bikubiye gake. Ndi kumva ko bwanjye hari umugambanyi ukomeye wari uri inyuma ya Kabera wifashishije igipolisi. Kano kanya biragoye ko twakonfirima ngo yari umusivili cyangwa se yari umwe mu bafite aho bahuriye na Kabera, kuko urumva ko polisi yahujwe iraza mu maguru mashya ihita imukura mu buzima. Nibuke ko atapfiriye hariya, yapfiriye kwa muganga. So hano rero hari amafoto bashyizeho, hari iya mbere avuga ati justice for Erikson Kabera, ati Rwandan Canadian community of Hamilton, iragira iti on November oya ntigaruka ku rupfu rwe n'ubundi, ibi byo twakomeje kubigarukaho. Ndagira ngo wenda mbibwirire ino ya GoFundMe niyo ikenewe cyane. Nimujya ku gitangazamakuru cy'igihe murayibona uburyo iriho bigaragaraho. Nuvuga ngo kano kantu ubona bisabwa gusikaninga kari ku ruhande, niko ushobora gusikaninga link ugahita uyigeraho. Wamara kugera kuri iyo link ya GoFundMe ukaba watangira kugira icyo ukora uko umutima wagushoboza. Yanditseho ngo GoFundMe link Rwandan Canadian Community of Hamilton. Ku ruhande urahita ubonamo rwose scan link, irahita ifunguka, ugire uburyo ushobora nawe kwifatikanya n'abari bwifuza kuzasezera Kabera no kumushakira ubutabera. Hariho amagambo agira ati the struggle for justice for Erikson and his family is going to be a long battle. For those who are able to contribute, funds will go towards thinner cost and legal fees. Gushyingura biri mu bintu bitoroshye, biba bisaba imbaraga za buri muntu wese, cyane cyane muri biriya bihugu ngo biba binakomeye. Ubwo ndaza kuguraguza ndebe niba hari umuntu nkurikiye ushobora kumfacilitatinga mu gihe byaba bibaye ngombwa, wenda nabyo twaza kureba uburyo tugenda tubihuza ubundi bikagenda neza cyane. Reka ndebe mu bitekerezo byatanzwe byinshi cyane, bimaze gusaga ibitekerezo birenga 30. Hari benshi bakomeje kugaragara n'ubundi
imibereho ya hariya muri Canada kubirabura siritu mu bice bitandukanye. Hari uwaje aragiye ati bamaze kuvuguruza ibyo babeshye ngo yari afite imbunda, bongeyeho ngo bamwitiranyije n'undi muntu. Ibi nabyo byavuzwe. Hari abo byaje kuvuga yuko ngo bamurashe ngo bamurashe ngo bamwitiranyije n'undi mu criminel bari bakurikiranye hariya. Ahita arenza ati bamwitiranyije n'undi muntu, so shocking, I need justice, unbelievable, so sad. Ni amakuru, ni igitekerezo atangaga. Ndabona we ntazi ibintu yanditse n'ibya bindi by'abishimye rega. Hari abantu bishimiye urupfu rwa Kabera. Ejo narabibabwiye muri comment naho nabonye birimwo bashaka, ariko mwoka byaramwe. Erega urupfu wifuriza mugenzi wawe ruzagukanda ku rutuko rwa mukanze. Ngiye mbabwira niwishima hejuru y'umurambo wundi muntu, wawe imbwa zizawishima hejuru. Iki kintu muba mukwiye kugira isomo. Umuntu arapfuye yishwe, uraje urabyinnye uraceje uva peteroli ku buryo wowe ejo nirugukanda utazi ukuntu mwishima hejuru y'imirambo y'abandi bantu. Hari igihe yanyu imbwa arizo zizajya ziyishima hejuru ziri kuyikoza icyo zishaka. Narebye ibitekerezo mwatanze ndumira. Uyu muntu ntawahuriye n'ibibazo wenda byanyu by'amakimbirane, muhisamo ibigorofanura babane mu bitkatishije mu bizanye mu Rwanda. Nabonye hari abazanye imibyande ntashaka kugarura amazina. Imana ijye borohereza. Ore nk'iyi comment ubuse ntago nazisoma kabisa. Hari wagize ati wageraga ku kibuga bamwita mu gihe gikwiriye, ndabona ariko yitwa ati wageraga ku kibuga cy'indege ugiye Canada wahura nawe kuko hari amasaha yajyaga kwitwarira imodoka atwara abantu, we yahitaga akubaza niba ufite ugufasha kumenyekana muri Canada. Abana bavugaga Kabera, undi ati n'amarira menshi, abeza ntibaramba kweri. Ati undi ati hepfo ati bamwita God is good, ati ntubeshye Rickson Kabera niko yarateye gufasha n'ibyo byamurangaga, guseka kwe mama we mu biswahili byinshi. Ati yo igendere abana, mama wawe na papa mwese nimukomere. Abo nabavugaga Kabera. Undi ati bamwita Josette Mugisha yagize ati birababaje, Imana ikomeze umuryango we n'umuryango nyarwanda muri rusange. Dore bya bindi nababwiraga. Hari uwaje aravuga ngo mujye muvuga ibyo mushobora kugarukaho, ngo agisida zibaho, ngo polisi ya Canada ntabwo yagambiriye kwica Rickson, izi accident ziba henshi. Nta mpamvu rero yo kutubwira yuko byateguwe. Bamwita ngo Jiridi n'ibindi nk'ibyo byose. So uyu wicyo ashaka kumvikanisha no kubwira abantu nuko ngo bakwiye kujya batuza ibintu nk'ibi nyine ngo bagaceceka, ngo kuko ngo izi ngo ari akisida. Donc warumvikanisha ko ari ibintu bisanzwe bibaho, abantu bakwiye guceceka rwose. Ubutumwa ni bwinshi, ariko hari wagize tukuri kuzajya hanze kuko Imana yakoreraga cyangwa indi ntizasinzira. Ntabwo abanyakanada babeshye. Ati ntabwo abanyakanada babeshye. Nicyo nakubwiye. Abazungu nta rukundo badufitiye yo nanyereke nayo. Amahanga arahanda, hari abagiye bavuga byinshi bitandukanye. Ndati ntacyo byari bitwaye gutunga imbunda muri ibi bihugu kuko biremewe mu gihe ukwije ibisabwa. Ni n'uburyo bwiza bwo kwirindira umutekano mu gihe ngaha, uyu n'umurundi, ngaha abantu bameze nk'ibikoko, aho uwahaze urumogi wese ashobora kukurasa kuko atakwishimiye. Umuntu arashobora kukubangamira agusanze iwawe kubera ibiyobyabwenge. Rero nihabeho amatohoza bamenye icyo yazize. Gusa kugira uraswe na polisi ni ibintu bidasanzwe. Aba bantu benshi urumva ko ibitekerezo mwatanze biri clear and well understandable. Ati ntabwo bisanzwe ko polisi ariyo yumvikana mwirasa umusivili.
gutunga imbunda ataha rwose amakuru gusa yamaze guhamya yuko Kabera ataratunze imbunda. Ibi biritangarizwa n'urwego rushinzwe iperereza. Twe rero nituze kuvuga ngo kuba yarayitunze cyangwa yayitunga aho turaba dushatse kumushinja n'ibyo ruriya rwego rwari rwavuze mbere rukaza kuvuguruza. Atari ko n'ubundi imbunda hariya baranazitunga n'ibi bintu bidasanzwe, ariko igikomeye kirimo kuba yarashwe na polisi. Nicyo kintu gikomeye hano. Ubwo rero naringize ngo maciremo bimwe mu bite, ni byinshi cyane, ni byinshi. Ndati no kuba umuntu agira abazungu nibadukunda, ayo ndabona igize reka tuyireke. Ibindi ni bya bindi by'ivangura by'abafitiye ibibazo u Rwanda n'iki bavuga ati turishimye. Nabwiye ngo ari abantu bishimye hejuru y'urupfu rw'uyu mugabo, uyu mupapa. Rero so nuko bimeze, reka nsubikira ahangaha. Nagira ngo mbahe update ubwo ibyo bikorwa tubonye bishobora kugira aho bihurira n'ubutabazi, abo biri buze gukundira mu bigiremo uruhare, abo biri buze gukundira musuru n'umuryango. Nabonye hari abantu benshi mwahise munkurikira bari hariya muri Canada. Birashoboka ko mwagira kuri uyu muryango wa Erikson Kabera, mukaba hafi umugore we, mukaba hafi umwana we. By the way, abafite umushobozi mukanazanatangira gutera ikirenge cyangwa kwinjira mu nshingano n'umupapa yakoraga, asize umugore n'abana batatu bakeneye kwiga, kurya, kubaho n'ibindi byangombwa nkenerwa by'ubuzima. Ntekereza ko ari urugamba rukomeye uriya mugore agiye kwinjiramo. Abantu mufite umutima wa kigabo, reka ndeke kuvuga wa kimuntu, hari abagira umutima wa kimuntu ubushobozi bukanga, abafite umutima wa kigabo n'ubushobozi bukabibashoboza. Birashoboka cyane yuko mwaba hafi ya Madamu Lydia Niyimbeshaho. Nizere ko izina ntaryishe, Lydia kabisa. Mwaba hafi y'uno mubyeyi, nabonye uteye impuhwe rwose, ariko aranabonye akomeye. Mu bihe nk'ibi rero biba bisaba gukomera, ariko tubimfura mwaka byaramwe. Ubwo dutegereze ku itariki ya 14 nk'uko byatangajwe, hari urugendo rw'amahoro saa 12 z'umugoroba, rusabira ubutabera cyangwa ruharanira ubutabera bwa Erikson Kabera. Tuzareba uko bizagenda. N'urugendo batangaje ko ruzaba mu mahoro, atari imyigaragambyo yayindi yo guhitana ibintu. Reka turebe ko umusaruro hari icyo bizatanga, ubutabera bukaboneka kuri Erikson Kabera. Imana imwakire. Abasigaye bakomere, Lydia n'abana bawe mukomere, nicyo twakifuriza n'umubyeyi. Ahandi Imana iduhana umugisha, ikomeze kudukomeza. Ntabwo ari we wenyine, hari abandi baba bapfushije abantu hirya no hino wenda batagaragaye mu itangazamakuru. Ababuze abanyu mwese ni mukomere, mushikame nyine, mukomezanye, dufatane mu mugongo. See you, blessings over blessing. Turagaruka ubutaha.